What's up guys, nizere ko mumeze neza nanone. Uyu ni Peter Press nk'ibisanzwe. Nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe rero nkuko twabibabwiye dutumira abanyempano batandukanye, abantu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bagezeho, tubaganirize batubwire urugendo rwabo uko rumeze, kugira ngo nawe ufite icyo gitekerezo cyangwa se ugire ubumenyi uhungukira. Ni muri rwego rero uyu munsi nanone turi kumwe n'undi mutumirwa, reka tumuhereze umwanya atwibwire ubundi dukomeze tuziranye. Muraho neza amakuru yanyu meza. Okay, mwatwibwira mwitwa bande, muri bantu ki, kugira ngo abadukurikiye bamenye ngo umuntu turi kuganira ninde? Murakoze, nitwa Ahishakiye Jeanne, ariko abantu benshi banzi kuri Cadette. Nkaba ndi hano nk'umuntu ufite ibikorwa bifite izina ryitwa Tania Cosmetic. Wow. Yitwa Jeanne. Jeanne akaba akora cyangwa se hagarariye yitwa Tania Cosmetics. So nkuko mubibona, dufite products zitandukanye hano, ariko zose nkuko bamaze kubitubwira ni bijyanye na cosmetics cyangwa se bijyanye n'ubwiza. So tudatinze rero Jeanne, agira ngo tuguhereze umwanya tubwire ku bijyanye na Tania Cosmetics muri makeya. Mukora iki, mukora mute? Duheze isho muri rusange ya Tania Cosmetics kugira ngo abadukurikiye bamenye ngo Tania Cosmetics ni iki, bakora iki, ni bantu ki? Okay, murakoze. Tania Cosmetic ni bifasha nyine abantu kwita ku misatsi yabo, ariko ni amavuta akozwe mu bintu biri naturel, mu bihingwa biri naturel nyine, nta produits zindi ziyongereyeho zitari naturel. Okay, urakoze cyane. Nuvuga ngo ni product ni iz'umusatsi gusa cyangwa no ku mubiri? Okay, nizo mwahereyeho. Products z'umusatsi ariko zikozwe mu bimera, nibyo? Ziri naturel. Wow, ni ikintu cyiza cyane rero. Nagira ngo wenda niyo wagenda ufata imwe imwe ukatubwira ikora ibi, yagufasha gutya, imwe imwe ugenda utwereka kugira ngo abadukurikiye bamenye ngo ko hari abantu benshi bafite ibibazo by'imisatsi, cyane cyane abari n'abategarugori, imisatsi idakura, icika. Turajya tubwira buri product nicyo yadufasha. Okay, murakoze. Aya nkuko muyareba ni amavuta bita Shea Butter mu Cyongereza, abyagera mu Gifaransa yitwa Beurre de Karité. Rero ni amavuta afasha abantu cyane ku misatsi, atuma umusatsi woroha kandi umusatsi ntiwumagare, ndetse awurinda no gucika. Ariko cyane cyane afite umwihariko, ni amavuta aturuka muri Afurika, cyane cyane mu gihugu cya Ghana niho aturuka. Ni amavuta basoroma ku giti. Rero ni amavuta ushobora kuyakoresha nko mu gihe cy'izuba, ukayisiga no mu maso. Arinda uruhu gusaza, arinda uruhu kwicwa n'izuba, ndetse cyane ku bantu bafite abana bakunda kuyagura bakayasiga abana cyane, kuko ni amavuta meza cyane. Ushobora no kuyakoramo n'isabune yayo. Ushobora kugufasha no kukurinda nk'abadamu ku maribori, arwanya maribori cyane, kandi akarinda uruhu rwawe kuba rwasatagurika. N'abahungu barayisiga, buri wese yayakoresha, nta mwihariko wundi afite. Urakoze cyane. Yitwa gute? Shea Butter? Shea Butter cyangwa Beurre de Karité mu Gifaransa. Beurre de Karité muri français, muri anglais ni Shea Butter. Urakoze. Atwereka n'indi ya kabiri. Aya ni amavuta yitwa Chebe Butter. Harimo Beurre de Karité, ndetse harimo na nino poudre muri bubone nayo turuze gusobanuraho, yitwa Chebe Powder. Rero ni amavuta nayo afasha cyane. Hari ukuntu afite umusatsi ucika cyane, rero bikaba ngombwa ko hari ayamufasha kurenza ayandi. Ni ukuvuga ngo aya ngaya ya Shea Butter ashobora kugufasha kurinda umusatsi gucika, ariko aya yo yongeremo iyo Chebe bifasha umusatsi cyane gutuma ugira igiti, kandi bikagabanya no gucika kwawo, ndetse bikongera no gukura kwawo. Urakoze cyane. Katwereke n'indi product, Chebe Powder. Iyi rero ni poudre yitwa
ni poudre de chebe cyangwa se chebe powder. Ngira ngo abantu bakunda gukoresha YouTube cyane bazayibona benshi, ndetse mu Rwanda bifuza aho bayikura bakayibura. Ni poudre iva ku giti gihingwa muri Chad. Ni ikimera cyo muri Chad, ndetse abantu bo muri Chad bo bayikoresha kuva bakiri abana ubuzima bwabo bwose. Niyo mpamvu mukunda kubona abantu bo muri Chad bakunda kugira imisatsi yabo yihariye. Rero iyi poudre igufasha ko umusatsi wawe urakura ukawurinda gucika, ndetse no ku muntu atangiye kuzana uruhara, ukuntu umusatsi w'umuntu ucika akagera haza n'uruhara. Iyi poudre rero iragufasha kugira ngo ikure ibyo bibazo byose, gucikagurika, kudakura, kuba woroshye cyane ari amoya, ibyo byose nyine irabikora. Ni poudre nziza cyane, abamaze kuyikoresha bo bazi umusaruro wawe. Benshi mu Rwanda bari bayizi ariko bakibaza aho bayikura byarabayobeye. Rero igisubizo cyarabonetse muri Tania Cosmetic. Wow, ako ngako urakansigira, ariko ko mfite ikibazo cy'umusatsi ucika. Niba ntago ucika, ahubwo uruhande rumwe ntago ukura. Urakanyemereye cyangwa ibyo twaza kubivuganaho nyuma, kuko igikari ntago uyikoresha yonyine. Ntago ari poudre ukoresha yonyine. Akenshi hano hari andi mavuta yitwa organic hair oil. Ni amavuta meza cyane, arimo ibintu byinshi bivangiyemo. Harimo za avocado oil, coconut oil, argan oil, neem oil, fenugreek oil, black castor oil. Harimo umwihariko wa onion oil. Onion oil ni amavuta akozwe mu gitunguru, ariko nuko nayise onion oil, ariko harimo product nyinshi. Harimo tangawize, harimo tungurusumu, ndetse harimo na romari. Kuyakoresha rero uyavanga juste nino poudre ya chebe, biterwa nyine, nkubwira quantité bitewe no kumusatsi wawe ungana, nibwo nkubwira uko bivanga ukabikoresha. Iyi poudre rero ushobora kuyikoresha nka mask y'umusatsi wayivanze muri vitamine, ndetse ushobora no kuyikoresha ukayisukiraho umusatsi kugira ngo nibwo itanga umusaruro cyane. Nyine uhambura ubona umusatsi wawe hari ikintu cyahindutseho. Ego, aya mavuta rero nayo organic, nayise organic kubera ko avangiyemo ibimera byinshi. Ni amavuta y'umwimerere, nta kindi kintu cyongewemo. Noneho ikintu agufasha nuko igihe usutse nabwo ushobora kuyakoresha uyasiga mu musatsi. Iyi ni organic hair oil for women, ikoreshwa n'abadamu. Nkagira indi yitwa organic oil, yo ntago nabashije kuyizana kubera ko yo nyikora kuri commande. Yo ni amavuta akoreshwa n'abagabo igihe ubona watangiye kuzana uruhara. Simvuze ngo ubona rwaraje burundu umusatsi warashizeho, oya, ahubwo ubona aribwo rutangiye. Biroroshye ko utangira kuyikoresha, bikarinda wa musatsi wawe ko washiraho, kandi bikagarura na wundi wari umaze kugenda. Wow. Product nanjye mbona zamfasha kabisa. Kadukomeze. Akurikiyeho aya ngaya yitwa avocado oil. Ni amavuta meza cyane. Hari avocado oil yo kwisiga, hari na avocado oil yo kurya. Ariko iyo bigeze mu musatsi, ibyiza no gukoresha avocado oil yo kurya. Ni amavuta akoze muri avoka. Ushobora kuyakoresha urimo kuyasiga mu musatsi, ushobora no kuyakoresha uyisiga mu maso, kuko abamo icyo twita antiride, arinda uruhu gusaza, ndetse akarinda uruhu no kwicwa n'izuba. Ni amavuta meza cyane ushobora gukoresha igihe cyose, wayarya, wayakoresha mu maso, wayakoresha mu misatsi, hose arafasha. Wayakoresha mu kurya ndetse no kuyisiga, yaba ku mubiri ndetse no mu musatsi. Akurikiyeho coconut oil. Nayo ni amavuta afasha umusatsi, awurinda kudacika, ndetse nayo ni amavuta ushobora gukoresha mu kurya, ushobora kuyakoresha mu kwisiga mu maso. Ni amavuta meza cyane, nayo wakoresha ahantu hose. Hagati aho ngaho najyaga mbona kera bashiki banjye bafata nk'amavoka, ibintu by'imbuto bakavangavanga bagasiga mu musatsi. Aho se nk'izo mbuto zirapfa iki koko, mwagiye muzana tukazirira? So hari ikintu bifasha, ni avocado oil, hari ikintu byongera mu umusatsi? Yego, birafasha cyane, ariko nge ntago
iyo nguhaye izi product zanjye ntabwo nkubuza gukoresha n'ubundi za vitamine ziri naturere. Vitamine ziri naturere ni ngombwa kuko umusatsi nyine vitamine ziri naturere ni nk'izizo navugaga ushaka gufata nka avoka. urakoresha avoka ariko nyine icya mbere ugomba kumenya umusatsi wawe ufite ikihe kibazo, ukanamenya icyo twita porosity y'umusatsi wawe. ingano y'umusatsi wawe ntabwo nzi ko nabisobanura mu Kinyarwanda, ariko ubanza ugapima umusatsi wawe ukamenya niba ari umusatsi woroshye, niba ari umusatsi ukomeye cyangwa ari umusatsi urimo hagati. Nibwo ugomba kumenya vitamine ugomba gukoresha. Ko hari nk'umuntu ufite umusatsi woroshye, vitamine yakoresha ntabwo arizo njye nakoresha. Umuntu ufite umusatsi ukomeye ashobora kuba izo yakoresha atari zo njye nakoresha. Niyo mpamvu nkunda kugira abantu inama y'uko ntabwo bakwiye gukoresha amavitamine yose bababwiye ngo kuko iki kintu kimbwiye gikuza umusatsi, kigira neza umusatsi, mpita ngikoresha. Ntabwo ari byo. Byiza banza umenye umusatsi wawe ikibazo ufite, unegere umuntu ubona ko akurusha ubumenyi akugira inama, kuko hari ubwo umuntu akugira inama y'ibintu washyira mu musatsi noneho ugapfa kurushaho. Ego. Twakomeza wenda n'andi mavuta akurikiyeho. Iyi ni black castor oil, ni amavuta nayo ashobora gukoreshwa ku ruhu nk'igihe wabona wagize amareji, ndetse ni amavuta akoreshwa cyane ku misatsi, nayo arinda umusatsi gucikagurika cyane. Ni umwihariko ku bantu bafite umusatsi woroshye cyane, agufasha ko umusatsi wawe wongera ukagarura ireme, ukabona ufite igiti k'umusatsi woroshye cyane, biranoroha ko wacika. Rero ni amavuta meza cyane umuntu wese ashobora gukoresha. Aya ngaya yitwa ni Chebe oil. Chebe oil nayo ni amavuta meza arinda cyane umusatsi gucika, ndetse ko akunda umuntu aratangiye nko kuzana nk'uruhu, arabona hari ukuntu abadamu umusatsi wacu ucika no mu mpande, ukabona wabaye nk'ushiraho. Rero iyo uyikoresheje cyane ukunda kubikoresha usa nk'umasaho nk'iminota 5 ukageza hasi, ko niho kuri racine z'imisatsi niho haba hakenewe cyane nyine ayo mavuta. Rero nayo arafasha cyane. Iyo ubundi ufite ubushobozi ukabigurana n'iyi Chebe powder, biba ari byiza cyane kurushaho, biragufasha cyane kurenza. Ariko nayo ushobora no kuyasiga n'igihe usutse, ushobora kuyakoresha uyasiga mu musatsi, uhambura ubona ko hari impinduka yabaye. Ego. Urakoze cyane. Tania Cosmetics nabona mufite products nyinshi kandi nziza cyane zadufasha yaba ku gitsina gabo ndetse n'igitsina gore bafite ibibazo by'umusatsi cyane cyane, yaba ucika, umusatsi ukomeye, umusatsi abagenda bazana uruhara. So murumva ko product za Tania Cosmetics ni igisubizo ku bibazo byose mwaba mufite mutekereza by'umusatsi. So nagize amatsiko urimo dusobanurira ngo powder ngo iva muri Chad, ngo ibi ngibi ngo coconut iki n'iki. Ndibaza is product isundi ni wowe uzikorera from nyine uhereye kuri zero ukavanga tukabona product nk'izi ngizi. Hari ibyo nikorera ariko harimo n'ibyo ndangura, ko hari biva hanze nyine mu Rwanda atagira, ariko nka avocado oil nayo mu Rwanda, n'aya ngaya ya organic oil, harimo onion oil yo ndayikorera, ariko za argan oil, neem oil, fenugreek oil na za coconut na amavuta ava hanze. Black castor rero ava mu mbuto zinaha mu Rwanda twita ikibonobono. Ego. Rero kubera ko hari igihe umuntu aba adafite ubushobozi bwo kuba yagura akantu kamwe, wowe iyo wamaze kumenya ikibazo umusatsi ufite, umenya n'uburyo wamuvangira, ukamenya amavuta wamuha, ari byo bibyara nyine organic hair oil. Ego. Urakoze cyane kabisa. Urumva ko ni ibintu byiza cyane, ibintu bitangaje tutari tumenyera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubundi tumenye ibindi bintu bya made in Rwanda abantu bakora cyane cyane by'ubukorikori, ariko urumva ko ni ikintu gitangaje kuba twabona amavuta cyangwa se products zifashisha mu kuvura indwara cyangwa se mu gutunganya imisatsi. Urumva ko ni ikintu cyiza cyane. Twajya noneho wenda umuntu wakunze izi products cyangwa se uzikeneye tubwire yabageraho ate,
bica mu zihe nzira kugira ngo umukiriya wenda ukeneye product runaka abe yakugeraho noneho abone ya product izamufasha. Wenda binashobotse watubwira n'ibiciro niba atari ibanga, ukajya tubwira product cyangwa se ukatubwira wenda okay, ushobora gusanga ari amabanga y'akazi ntacyo, watubwira range ko wenda aya make ni 3,000, wenda aya menshi ni 150. Ni urugero kugira ngo twumve range cyangwa se umuntu amenye bitewe n'ubushobozi bwe niba yakwegera ukamufasha. Murakoze. Izi product nubwo ari zo mubona hano ariko ntabwo ari zo zonyine Tania Cosmetic igira. Tugira izindi sabune zitwa Savon de Bebe zikoze mu buki, zikaba zikozwe no muri amavuta ya Beurre de Carte. Ni amasabune meza cyane ku bantu bayakarabya abana nawe umuntu mukuru wayakaraba, cyane ku bantu bakunda kugira uruhu rwumagaye barikoresha. Tugira indi sabune ikoze mu gisura n'ibumba, nayo ni nka shampoo, twita shampoo, ku buryo ureka ya mashampo yose wakoreshaga ugakoresha sabune kandi ntiwirirwe ujya muri salo umusatsi wawe ukarambuka. Ikintu cya mbere utangiye gukorana na Tania Cosmetic, ikintu cya mbere wirinda ni ugushyira ibyuma mu misatsi. Ibintu byanyu ni umwimerere gusa, noneho kandi bifasha yaba ari umuntu ufite umusatsi udefirije, yaba ari umuntu ufite umusatsi wa naturere, buri wese biramufasha. Ngira urubuga rw'abakiriya banjye, hariho message nyinshi zinshimira imisatsi yarananiye. Ngira abakiriya baba hanze by'Uburayi, muri Suisse, abo bose nabo njya noherereza, nabarangiwe n'ababikoresheje bibaha umusaruro. Ariko no mu Rwanda mfite abakiriya benshi cyane. Ego ngewe nkunda kugira inama umuntu ko niba atangiye gukoresha product za Tania Cosmetic ibindi byose abireka, tugendane byibuze amezi 6, mubwire nge ntago mbibakorera, mbagira inama y'uburyo babyikorera iyo bamaze kubigura. Noneho iyo amaze kubyikorera we mu mezi 6 aba yamaze kubona umusaruro. Noneho nkunda kugira inama rero umuntu ko nagure quantité nkeya, abanza agerageza arebe, noneho namara kubona umusaruro nibwo azagura quantité nyinshi. Rero umuntu igiciro cya makeya nk'aka ngaka, igiciro cya make, ariko ntavuga igiciro mukagira ngo kiri fixe, ejo utazaza ibintu byahindutse ukagira narakubeshye. Ku giciro ubu ngubu kiriho nuko aka ngaka amakenga atangira ni 5,000. Ego noneho amavuta ya organic oil amakeya, igiciro cya make ngatangira amafaranga 8,000. Irinini aba ari amafaranga 15,000. Uvuga ngo zifite n'amacupa manini yazo. Amatoyo ntayo nazanye kubera yari yashize. Okay. Noneho iyi nawe ni Beurre de Carte, nta giciro kiri fixe igira bitewe nuko izihita ishira. Ejo nshobora kwirangura igiciro cyazamutse, yo ntago navuga ngo ni igiciro kingana gute. Ego iyi Chebe Butter yo igiciro ni amafaranga 5,000, ariko utazaza byahindutse ukagira ngo abadukurikiye babyumve ko ni ubucuruzi. Umunsi ushobora kurangura kuri make, ejo ibiciro bikiyongera ukarangura kuri menshi, cyangwa se wenda bitewe n'izindi ngaruka wenda mu by'ukuri bitewe n'ukuntu product nubisha ari nziza cyane, zifite akamaro kandi ziri naturel, zitakwangiriza umusatsi cyangwa se uruhu rw'umuntu. Amafaranga tubwiye nyine numva ari make cyane, nari niteze kumva amafaranga ari menshi kurushaho, ariko urumva ko ni ku giciro cyiza. So umuntu uwo ari we wese ahantu uri hose ufite ikibazo cy'umusatsi, ndagushishikariza kuza kugana Tania Cosmetics. So wenda ikindi kibazo nakubaza dusa nk'abasoza, ufite iduka ukorera mu rugo? Nta duka ngira kubera ko mbifatanya no kwiga, rero ntago niyo mpamvu
byose, ariko ndateganya ko nindangiza kwiga nzashaka ahantu ho gukorera, ndetse mbonye n'ubushobozi nashinga salo, kuko hari abantu biha akakubwira ati rwose pe birangoye kubyikorera, ariko urumva ufite salo yajyaza ukabimukorera akakwishyura, ni ukwihangira umurimo nyine. Rero iyo umuntu abikeneye baguha nimero yanjye, nanjye ndayitanga, noneho uzajya abikenera azajya ampamagara tuvugana uburyo ubibona kandi bikugeraho neza ku mutekano. Tutarabyibagirwa nimero wayo wayitubwira nta kibazo, ukayibwira abadukurikiye, usibye ko tunayandika muri description ku buryo umuntu ayirebaho akahita akuvugisha. Murakoze. Nimero n'ubundi bayanditseho hano ni 0788 48 13 izo nizo nimero ushobora kumbonaho. Murakoze cyane. Ikibazo cy'amatsiko, ibi bintu izi product zujuje ubuziranenge ku buryo umuntu yakwizera ngo ninkoresha product zo muri Tania Cosmetics nta kibazo umusatsi wanjye cyangwa se uruhu rwanjye nta kibazo bizagira? Zirabwujuje kuko uyu ni umwaka wa 2 ndi kubikora, kandi nta muntu urayikoresha ngo ambwire ko yagize ikibazo. Ikindi ibyinshi n'ubundi biva hanze kandi bica ku kibuga cy'indege, ntekereza rero ko bitujuje ubuziranenge ntabwo ku kibuga cy'indege babyemerera ko bitambuka. N'ayo masabune, hari nk'amasabune nayo ava hanze yitwa za black soap, ni isabune nziza cyane abanyarwanda bakunda gukoresha cyane, abantu barwaye ibiheri, ni isabune nziza mu kumesa mu mutwe igatuma hacya, ni isabune iva muri Ghana. Rero ni produit nziza zizewe rwose, umutekano wazo. Byiza cyane. Nanagize amatsiko nibaza ese kubera iki mwahisemo gukora product zo musatsi gusa, ariko watubwiye ko ufite n'amasabune, ese nta zindi noneho urateganya kwaguka ukakora izindi product wenda nka za mask zo mu maso cyangwa se lotions, urateganya iki muri rusange? Impamvu nahereye ku musatsi niko ndi mu bantu bakunda umusatsi cyane cyane, ariko rero umusatsi nari mfite umusatsi mwinshi cyane uza gucika ngeraho ntabasha no gufunga shinyo, kubera nanjye nawufataga nabi nkawujyana muri salo akanyuzamo ibyuma, noneho buri muntu wese yandangiraga narangiraga ngashyira mu musatsi waje gucika, biba ngombwa ko nkogosha ntangirira kuri 0. Rero narababaye cyane kubera umusatsi wanjye maze kogosha, kandi nza kubona nicyo kibazo cyinshi abanyarwanda nyine dufite, abanyafrika dukunda imisatsi ariko ntabwo tuzi kuyitaho. Rero umwihariko cyane kuri naturere ni umusatsi abantu bakunda cyane cyane wa naturere, kandi koko umuntu ufite naturere nziza urahira kuba ati ni nziza, kurya n'ahantu hose acibona abantu bamurangara ati mbega umusatsi mwiza. Rero naje kumva ko ngomba gutangirira ku mavuta y'imisatsi kubera ko aricyo kintu abanyarwanda bakunda cyane, kandi byongeye ko ari umwimerere. Ariko impamvu nayise cosmetic nuko cosmetic ibamo n'iby'ubwiza, ibamo n'iby'uruhu, byose ndabiteganya kuzabikora, ariko bitari ubu ngubu. Uko ubushobozi bagenda buzamuka nyine nabyo ndateganya kuzabikoraho. Urakoze cyane, ni byiza, courage. Ni byiza ubwo wageze no kuri izi kamera zacu, abantu barimo batureba ni benshi, ntihaburamo n'umusponsa waza akavuga ati reka dufatanye nshyiremo amafaranga, cyangwa se nanjye ibyo bintu ndabikunda reka nze dufatanye imbaraga. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. So murashobora kwibaza se ibi bintu kuba uyu munsi ubasha gukora product nk'izi ngizi kuri uru rwego, ukamenya ngo ndavanga igitunguru n'iki ibintu byinshi bive mu product imeze gutya, ubu bumenyi wabukuye hehe kugira ngo umuntu udukurikiye muri aka kanya nawe ukunda ibintu nk'ibi ngibi, cyangwa se ufite iyindi kariyeri yari arimo ariko avuga ati burya bya bintu bitangira bitya, birashoboka, birakorwa? So tunyuremo muri makeya nk'urugendo rwawe muri magambo makeya, kugira ngo aho wahereye no kugeza uyu munsi ufite uri ku rwego rwo kuba wakora product nk'izi ngizi, byagenze bite? Murakoze. Kugira ngo ntangire bino bintu nakunda kureba YouTube cyane, nkareba uburyo bakora amavuta muri karoti, nkareba uburyo bakora amavuta mu gitunguru, nkabona nyine ni ibintu byiza. Ariko ikintu cyanteye ishyaka cyane kubikora ni uburyo nagiye kugura, hari umuntu wari gucuruza amavuta yajyaga amaza amavuta yo mu misatsi, nkabona nyine afite umusatsi mwiza, ariko
ngiye kumugura ibyo gukoresha umusatsi nsanga birahenze. Rero ndavuga se bino bintu ko bihenze cyane kubera iki njye ntabyikorera. Nuko nyine natangiye nza kubona umuntu wajya unzanira izi product zindi zituruka hanze, ngenda mbivanga gutyo. Ariko hagati aho mbere ko mbitangira hari undi mushito wanjye wangira inama, arambwira ati se washatse igishoro gikeya ugakora iyi business ko yakubyara umusaruro. Ndangase nabigenza guteke, arambwira ati uzaze hari umuzungu supportinga nuza yacu ishyira hamwe mbamo, dukora amasabune dukora ibiki, wazaza nkaguhuza nawe mukaganira akaguha igitekerezo kuko acuruza ibintu by'umwimerere bikorerwa mu Rwanda. We icyakora arakugira inama nawe wabasha kubona uburyo watangira. Nawe kuba ndi umunyeshuri nshobora gutangiza kapitali ntoya ikamfasha kudasaba amafaranga yose nyine nkeneye kuyasaba mu rugo, vuga nkaruhura ababyeyi simbasabe buri kintu cyose numva nyine nkeneye. Byibuze niba ari transport niba ari iki nkajya mbikura muri product zanjye. Niba ndi umunyeshuri hari mugenzi wanjye ndagize ikibazo nshaka gufasha, singombe gusaba amafaranga mu rugo cyangwa se ngombe kubeshya abantu kugira ngo babe amafaranga. Oya, nanjye ngomba kugira aho nkura amafaranga yamfasha. Ko ubundi ibingibi bitandukanye n'ibintu niga cyane ko niga IT ni nawe nize muri segonderi. Rero urumva ko ari ibintu bitandukanye, ariko izo nama z'abantu nyine bangiriye n'abo bantu nagiye negera nuko kunagiye kugura ibintu bikampenda, byose byatumye nyine numva ko hari ikintu ngomba gukora nkabigezamo umusaruro, kandi nabonye ari ibintu byiza cyane bikunzwe. Wow. Biranshimishije cyane ngewe, biratangaje. Noneho kuba uvuze ngo ubundi wize IT, biratangaje. Kubona umu IT uri gukora product z'imisatsi ni ikintu gitangaje. Abantu mudukurikiye rero, nagira ngo mbabwire ko igitekerezo icyo ari cyo cyose wagishobora, wagikora. Icyambere ni ukuba ufite igitekerezo ukagerageza kwegera inshuti n'abavandimwe. Ikindi kintu uvuze kinshimishije, hari undi mukobwa twigeze gukorana ikiganiro ukora amasakoshi y'amasakame, bita amasakame y'abadamu. Nambwira ko ubumenyi bwinshi afite yabukuye kuri YouTube. So ajya kuri YouTube akareba ama tutorials, akareba videos z'ukuntu abandi bakora ibyo bintu, noneho nawe akavuga ati reka ibintu mbigerageze. So nawe kumbwira uti nagerageje kujya kuri YouTube nshakisha ubumenyi, wenda bihura nuko nawe afite ikibazo cy'umusatsi, bihura nuko uhuza utuntu twinshi birangira ugeze kuri level yo kuba wakora product. Ni ikintu cyiza cyane cyishikariza abantu badukurikira. Rero niba hari ikintu runaka ufite mu buzima ukunda, please kora ubushakashatsi, jya kuri YouTube, jya he na he kuri Google ushakishe. Niba hari abantu uzi babikora begere, mumarane umwanya, then bizarangira uhagaze neza kandi ukora ibintu usanzwe ukunda. So urakoze cyane. Sinzi niba ari ikindi kintu narenzaho kuko ndumva ibintu batubwiye birahagije kandi ni byiza cyane. Ni ibintu byatera abantu courage zo kuba bagira ikintu bakora. So nagira ngo utufashe ugire nk'inama wagira abantu b'urubyiruko, yaba abakobwa, abahungu ndetse n'abantu bakuru, wabagira inama ugendeye ku mwuga ufite utandukanye. Uvuga ngo ufite ibyo uri kwiga ku ishuri ni ubumenyi bumwe, ufite n'ibindi uri gukora ku ruhande mu gihe uvuye ku ishuri n'ubundi bumenyi. Uvuga ngo ejo hazaza ntabwo uri wa muntu uzajya gusaba cyangwa se uzabwira ababyeyi uti nabuze iki n'iki. So wagira iyihe nama abantu badukurikiye kugira ngo nabo bakure amaboko mu mifuka, ejo n'ejo bundi bazabe bafite ikintu runaka bagezeho? Murakoze. Sinzi inama ya mbere nagira umuntu nuko agomba kwitinyuka. Kandi ubushobozi buke ufite ushobora kubyaza umusaruro. Ikintu urubyiruko dukunda gukora ni ukumva ngo niba mbona muri ibi bintu waravuga gute, ariko niba ushaka gukora ikintu cyaguteza imbere, irinde gutekereza ko abandi bari gutekereza. Umunsi umwe nahuye n'abana twiganye ndetse harimo n'abo twigana ubu, duhura nari mfite urushashi runini rwuzuyemo amacupa nembiye kurangura Nyabugogo. Umwe yarankuriye anjyana ku ruhande arambwira ati ntabwo wibuka ko uri umukobwa w'inkumi kandi wiga muri kaminuza. Ibintu birasebitse pe kubona ufite uruntu koko basi y'uruhu umukara cyangwa ugatega moto. Ndabwira se amafaranga nari gutegesha moto nayasevinze kuko mfite kuruse nyinshi kandi ntabwo nari gutega moto.
ati ushaka ahantu wibitsa ndamubwira nta kibazo nese abantu bari kubone ndaga umuntu irumbone nta kibazo ndi gushaka ubuzima bitandukanye nuko yahanse kandi kujya gusaba rero ugomba kwitinyuka ukumva ko kora ikintu nyine wumva kiri buguhe inyungu kuko nta kibi ugiye gukora kora ikintu wumva kiri buguhe inyungu kandi kizakuzana n'inyungu n'ejo hazaza kuko iyo utangiriye ku kantu gatoya niho havamo nyine gukora ibindi bintu byinshi turabazi abantu benshi barangije kwiga bari gucuruza miti mu muhanda atandukanye na wundi wirirwa agenda avuga ngo ndi mu bitaro ngo mama amafaranga ngo nagize ikibazo nyine nibwo butekamutwe bwuzuye iki gihe kandi bwugarije urubyiruko azabeshya ngo bamuha amafaranga yo kwivuza iki n'abantu bakuru byabagezemo rero amafaranga make ufite ushobora gutangizamo business ntoya urugero naguha nuko hari umuntu ngeze ansaba ko namufasha nyine akagira business ntabwo atari ko nta mafaranga mfite ndabwira niba nta mafaranga ufite icyo nagufasha njye nirwa ku ishuri ntabwo mbona umwanya wo kubikora ariko ushobora kukurangira ahantu biri ibindi nkabiguha ushobora kugenda ahantu ukinjira mu mabanki ukinjira mu ofisi y'abantu ugenda babwira ngo mfite product z'imisatsi bifasha gutya na gutya aho wagira ikibazo kambaza noneho bagura ukuntu tubigabana nyine nawe ibyibuze ubona yo kugura amavuta utagiye kuyasaba ko ari niba ari umunya Ethiopia no mu Misiri w'umusore afata product akagenda mu ma office y'abantu azibagurisha zina z'amavuta nukuvuga ngo niba ushobora kuba uyitangira yenda nk'umunani akaza akayifata we yagenda akayigurisha 10 yayandi yungutseho naye ari bukoreshe ntago uri buyamwake urumva rero yavuye mu gihugu cy'iwabo ni umunyamahanga ariko arabikora cyane kandi biramwinjiriza rero irinde kwitinya urinde kugira ikintu na kimwe utinya wumve ko ubushobozi bwose ikintu cyose wumva ushaka gukora wagikora abadekorateri mu isoko ni benshi baranje kaminuza ariko uzamubona niba ari umunsi wo kudekora ko nanjye nabikozemo niba ari umunsi wo kudekora nzamubona yikoreye imbumburi ubone yikoreye ibikapu kandi ari proud yabyo kubera ko afite icyo ashaka kugeraho kandi afite icyo biri bumwinjirize rero irinde kwitinya urinde gutinya amaso y'abantu kora ikintu umva wowe ko kiri kubyarira umusaruro ibindi byoroye kandi si ngombwa ko ibintu twiza ari byo dukora ndi kwiga itaka kanya nshobora kuranza n'ejo nkabona yenda akazi cyangwa nkajya mu yindi domaine ya IT ariko iby'imisatsi ntago nzabireka rero birafatanya byose ego urakoze cyane kandi courage pe courage uduhaye urugero nanjye ahantu nakoraga muri office ukajya kubona ukabona akongera ngo n'abanyamahanga bagira iyo spirit cyane ko yinjiranye ibisorori n'amasafuriya ababaza ntago mugura mukagura cyangwa se nimugure akongera akabifunga akisohokera rero urubyiruko abanyarwandakazi ikindi kintu nakongeraho gerageza ko ikintu cyose uri gukora ukibaho inyangamugayo ko birafasha kandi bigufasha ubuzima bwawe bwose iyo ubaye umuntu uhemuka nabyo hari ikintu kinini byangiza cyane rero kuba uko abantu basanzwe bakuzi nabyo biriya bintu byagufasha ko ibintu wakoze byatera imbere cyangwa ntibitera imbere ego urakoze cyane birumvikana ibyo navugaga urubyiruko abanyarwandakazi abantu mudukurikiye ikintu cya mbere ni ukwitinyuka nk'uko wabitubwiye ikindi binyangamugayo mu bintu ukora nubwo wenda ubona biciriritse ariko ubibemo inyangamugayo nibwo umuntu ukoreye uyu munsi ejo akoherereza undi akakuvuga neza ko wamufashije then ukazasanga ufite abantu benshi kandi warateye imbere murakoze cyane ngira ngo mbashimire cyangwa se niba ari ubundi butumwa mufite mwaduhereza mwakoze cyane kwitabira iki kiganiro mwakoze cyane namwe murakoze kandi kabazo k'amatsiko usibye nimero ya telefone ntandi hantu umuntu yabasanga ubwo ndavuga social media cyangwa se kuri internet ko muri iterambere tugezemo guhamagara ngira ngo sigaye bigoranye umuntu ushobora kubona nimero yawe kugira ngo uhamagare nkajya kuyishaka kuri WhatsApp hari ahandi hantu umuntu ashobora kubabona byoroshye ego ino nimero nayiba kuri WhatsApp bashobora kunyandikira cyangwa se akajya kuri Instagram naho hariho account yanjye nayo yanditseho Tania Cosmetic ndetse no kuri Facebook ahantu hose nshakira ntago wambura
Wow, byiza cyane urakoze. So mwari badukurikiye rero, reka mbashimire, nongere mbashishikarize kuduhereza subscribe, muyandikishe kugira ngo mu gihe twakoze ibiganiro nk'ibi ngibi birimo ubwenge n'ubumenyi ntibikajya bibacika. Muduhereze like, musharinge izi video kugira zigere no ku bantu benshi. So dushimiye Tania Cosmetics ku kiganiro cyiza baduhaye n'ubumenyi batwunguye, product nziza, mbashishikariza no kubagana no kubagurira. Ni ibisanzwe rero dukora ibiganiro nk'ibi ngibi, tuganire n'abantu bafite ibintu bidasanzwe, bafite impano zidasanzwe, bafite ubumenyi budasanzwe, kugira ngo tubashe kugeza ku isi yose ubumenyi abanyarwanda cyangwa se n'abanyamahanga bafite. So murakoze cyane.